kubaha ibyo uvuze ko mbaye shovari vuba tugende iheze nacu imbere vuba tugende usugomba rukabanza tugende mwihene zanjye nico gihembo nguhaye akunda nyirantamba zengurukana mwihene zanjye nyirantamba ntago wibuka ko ndi umugabo mu rugo agaba mu rugo ariko ubundi waba wibuka icyuri cyo mu rugo wibuka ko uri umwinjira hari amateka y'umugabo nyir'urugo hari amateka y'abarumvise oya reba ariko ugomba kugira umunsi tari papa urumva ko ntari kubona neza oya reba mo hari ariko ikiye kibazo mo hano muri telefone rebamo oya guma hamwe n'agafoto ariko papa nawe ufitemo imari narakubyaye kujya biri kunyirukanaho ntabwo ndi umwana utazi ibyo gukora byampereza hano umunota umwe n'igihumbi gatanduka amaguru wambwa urajya kumwereka ibitanda byo kumara ujya kubaha abantu bose no kuvuga ngo niba hano muri urugo nari natewe umuturanyi akaza kunabara ibyo ubijyamo ikibazo umugabo w'ingare byina umugabo w'ingare akubitwa n'umugore ko byina umugabo w'ingare akubitwa n'umugore kuna nzungu z'amabona ushaka kugira ngo ntabwo usama byavamo cyakora ufite iminota ukura nk'inyo y'ingenda cyakora abahungu b'i Kigali barakimaze kabisa komeza amabyako umva nyinyanamba hagara kaka korego inkana hagara ngubaze byacyumba kisho ndamubonye sho ndakubonye sho handi kiri gitekerezo wawe mugabo ki nta mugabo bundi ntabwo niyi urumva igitekerezo ufite niyi ndase si umuti uri kundaga hari nkubarira amezi wabaye mugore bimenye usibye ko abantu bavuga ngo abagabo ni ibisambo ubu wakwitekesha utu turyo abagore baremera ukavangura ari nose ibyo wamuhahiye hari ibi n'ubuki ni ikiro jya kuzana ibisigayemo nimba wabisizemo ndiyo nubwo aheza wajya mwabiriye mu isafuriya ariko mana icyo gihabwe ndangabihaye za nyamenge z'iwanyu